Irakwita ngo jugujugu. Kiramani yawe. Mubako byageze mbanze nyurire we Kirama. Ndibuti fata abantu bose natwe ntututumire mu kirori cyayo. Nako ntabwo twari dukeneye kuza kunywa ziranzoga za. Urimo satanisha. Abanye muri mu kirori cya Kirama ngo nta kintu bahuye ngo ririya zuba ryose. Bari bicaye barimo kugira gutya bitwikira imipira mu gahanga nta kintu yabaye. Reka garuka kuri Kirama umuntu w'umusitari ufata abantu bagwerekeje. Uwo bagatana nta kintu. None mbaza ngo yambaye n'abantu. None yakiki ngo yeriye n'umugore we. Tarabana bamwambariye bazima barimo bamwambariye. N'umutipe witwa Yves n'umutipe witwa Bob. Abandi bose n'umutipe witwa Bob. Abandi bose Patino mu bigori, Soraba mu bisheke epfo ngiyo, n'abazubi comedy mu biraro. Banza y'ibintu bitatu. Iya mwe twajyanye mu kirori y'ibintu wakoze. Usubira mu tumitutsu yajyanye. Umuntu bita mitutsu ngiye namwe tiriya mihanda ya Nyamirambo. Mubona ndayagwitwe. Urumva? Shaka mbabwire rero. Ebaza ko Kiramani yaragiye yaratangiye kwambara imyenda ya gisirikare ngo ndagiye. Keke waragiye ifite. Watubwiye ngo Kiramani yarafite inzozi zo kuzakoresha keke nk'arabenza babo. Byaje gusaba. Imyaka n'imyaka kugenda yakuruka. Reka mbabwira kandi kantu mutari muzi kuri Kiramani. Kiramani yaravuze ngo imyaka yaramaranye n'umugore bari gukora uburaya ntabwo bari batarashakana. Bakoze kugira ngo birinde gukora uburaya. Kiramani wowe n'umugore w'uburaya mwakoze ubundi Dango abantu nibo bavuga ngo abasitari natwe ngo nta mafaranga dufite kandi atwe ko tuyoboye iki gihugu. Ibyo urabivuga ari iki? Kandi noneho ni abakobwa bandika mbabwire mbere yo kongera abakobwa muzi ibintu bakoze. Yari umukobwa yiviriyemo nananutse urumva ntabwo ngishaka abakobwa abo yarambwira ngo nimba ngo nanze ufite ntabwo tugomba kubana ubikunda ubitaramo bose ntabwo bakodesha bose barakodesha kandi naho ukodesha ndameze ni Beniseri. None reba ahantu twicaye reba studio ukuri meze reba mata indibura izinyenyeri kugira ngo zigire mwawe banze gushuza amafaranga byagisa banze gusubiza umukobwa wambwiye ngo nanze iyi showbiztoday iyo byanye byose ndabasomeye nami yagatuma kwashira iyi showbiztoday nanga rusoje ikiganiro cyacu muri tugiye mutagifite iyi tugiye n'abagenda ikiganiro buri munsi muzakira kibageraho udara abasitari tugomba kubanza gusomera harimo umuhanzi Chris yego kwabitete ibindi byose byabaye ibitete umuntu ngiye nawe kumubatiza igitete kuko naje gusanga nari itete bamwita bigitete nibazo urajyaga afata amakariso shana n'amabogisi akajya kuri TikTok hanyuma abantu bakisoje mbere na mbere ikiganiro cy'ubutaha tuzakibagezaho buri munsi ikiganiro kibagomba kubageza munsi hanyuma mukore subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho hanyuma n'iki kiganiro kizahite kibageraho ciao uyu musaza bamwitaga Elwane uyu mwita bombo karata nk'ibisaba ari namusiye muri studio ze murahabona n'ahantu hameze neza cyane reka maze amabwire ubu ntabwo kugira ngo ubu mutumirwa we rero nabyo byakwemera bitewe n'urwego uriho bitewe n'urwego uriho ugize studio zawe zicamo umuntu ufite byibuze metero zingahe umuntu ufite metero imwe ajya agera hano abantu